Mama, shaka wakonje. Mwana Cyane byiza. Uri wenyine. Nicaye hano njyenyine mba nkonje. Nansize. Amera siko nambona hano. Amera yagiye kuvoma. Kuva cyagiye se? Kuva cyagiye. Mama rero. Ufitiye inkuru. Ewana, nakasa mutwe. Cyagiye nyine sibyo? Agiye kwa Edizo. Subizi? Ndabizi. Mba ngezeyo rero. Nimara kugerayo. Sanga Edizo nyine ngo nagariye. Nuko maze rero. Sanga mushikiwe. Baza ngo habaye iki? Niba bikubwiye byose nyine ugomba kumenya. Narakotoye. Narakotoye pe. Manzi zimfashe. Zimfashe. Muhamagara mbimubwire noneho. Nahereye ubwoba. Sawa. Makuru ni meza wese. Nyanze wese. Kaze mushikiwe. Narandiro nyine ngo yaje kubishyuza. Mushikiwe abamaye agatebe. Urumva ndicara. Maze rero nuko maze akantu kabaye kabi. Nuko abankozaho shaka gutya. Mbese umuntu umugabo. Ndikumva ugiye kuba umuntu w'umugabo. Ankoraho gutya. Nanga mu mutwe nyine. Nuko maze rero ariko sinabikubwiye nahise ngira isoni. Isoni z'iki se? Ngira isoni. Oya, utangiye kumenya ubwenge. Utangiye kumenya ubwenge. Soma ubwenge. Nyine yaranirese ariko ngiye ugiye kundanira mu kazana. Oya, ari mushiki wanjye ubwo nyine wenda mbamana asa nk'umuntu nkunda. Ariko ngiyewe nyine banumva nabi. Mugomba gukundana. Twakundana. Kuko naguhitiyemo nanjye numvise ari umutima ungejeje. Yama. Cyakoze uriya wenda twatuganira na mushiki na musaza ariko ntabwo twateretana. Ese mwana umaje gukura none se undi uzazana nuwe kuki utajya umunyereka? Ikiro cyo kuzana undi gutereta mama rero byarananiye. Nuko bwiye hano. Warabimbwiye ariko emera ubongo waguterese rero. Kibazo n'umukobwa mabana nazi. Nyine ntabwo mukunda neza cyane. Mukunde mwana wa mukunde niba yarabikweretse. Wowe kuvuga ngo umubona na mushiki wawe ko atari njye wamubyaye se na papa wawe. Mama gusa nyine nuko mutinya. None nyine bipfira upfa guhura gusa. Ahita mutinya no gusumira. Warivurishije. Nyine harakantu nashaka kukubwira. Nzakubwira turi kumwe. Cyane kamwe muretse. So nice. Bye. Umusore ziranyishe. Mwita mbiri cyuye. Uzagera igihe umutinyuke niko nahise mbiri cyuye. Yego. Ndihanagura gutya. Niko bimera ariko uzagera igihe umutinyuke mwana we. Zamutinyuka. Nyamara biriho biri kuza. Yewe we. Akuru kunyoshyara. Oya. Ubanza ukunyoshya. Nibyo ngibyo nanjye naramushaka. Yego. Maze ngahita nkotora ugasanga nyine bise byaga kumutereta.
oya ntabwo bizanga kuva we yaragutinyuye ari uri Mbo, kumushaka ubwo kuganira. dukomeze rero Yego. maze abankozeho kimara kunkoraho Eh. numva mu ipantaro ubushagarara burazamutse sinzi ibintu bise bizamuka mu ipantaro numva sinzi mama biriya bintu sinzi hafi niko mu ipantaro sinzi ko byazamutse mu ipantaro nyine uri gukura. wowe ukore kuba wakura se turazabikumbura niko bakura ahubwo uriya mukobwa azi ubwenge amajije gukura twatamye ko namuhobera yego wowe urabyanga yego nese z'umutero w'inyuma namuhobeye inyuma nyine nishika nikomereza muri gukura abana banjye rwose yewe ahubwo niko sigucaho ntunansuhuze kabisa asisha nuko wigize kabisa usigaye ucaho koko ukuntu twabanye n'umugabo wawe ukaciraho wigendera none se ko mwabanye hapfiriye ntiwongere kudusura ubwo nari kubwirwa n'iki ngira ingendo nyinshi ubu mbese urabizi ibintu by'abakire kamera sikatari yazo kamera ntabwo yari yagiye kuvoma nanjye nategereze nahise mama nyine ubwo ariko hari cya dafroze cya kidumeri cyo kwa dafroze nacyo mbona nyine gifite inoza oya ukunda ari ngombwa ushobora kumukunda atagukunda ahubwo akunda ugukunda gusa bifite urusura rumwe kunda ugukunda ushobora kumukunda we atagukunda uriya mukobwa mbona ntaho namuhera agomba nyigishije ndamukubitiramo leta nyine agira amwumva yihuse nyine ugomba kumusuhuza nawe wavuka kumutinyuka ndetse bano bana bazi ibyo ngaho akishema mama nyine nakubwiraga wazashaka nyine ukanga nk'imitomo papa nyine yajyaga akurundiramo nanjye ubwo kanamo ko nyine namutereta ikiganiro nicyo cya mbere kamwereka umutima mwiza gute ubwo nyine yakuganiriza nawe ibyo akubwiye ukabimusubiza ariko ubu ngubu abakobwa hari igihe ari bo basigaye batereta abahungu iyo bari kubona abahungu akarereta akabikubwira ko agukunda ugize amahirwe ukazabimbira hari igihe azabikubwira ariko rero nawe ugomba kumubwira nawe ureba ko kwa kidumeri rero mba nagiye mu mahanga Zanzibar ahari hose ndi gucunga abakozi nawe urabona ko ntabona umwanya wo kuza kugusura ariko naho nkuboneye none se ko uburyo wakirengagiza abantu mwabanye ukabarutisha akazi n'abakozi byose akasha rwose uzajya unkunda ariko guhera ubu ngubu ngiye kugukunda ntabwo nzongera nawe ariko umugabo we yari inshuti yanjye burya nuko utabizi yari inshuti yawe ariko yamaze gupfura twirengagiza ubwo nyine ni we mwahuzaga ni nawe watuma uya ntabwo nakureka umugore w'inshuti yanjye sha ntabwo nakureka rwose ibyo barega burya iyo abantu bakize baba bafite imitwe myinshi bagenda batekereza abakozi aho bari batekereza imodoka zagiye za Dubayi mbese bigatuma umuntu yibagirwa n'uwo yari azi ibyo ntabwo ari ngombwa udutekereza waparika akazi umunsi umwe ukaza ukadusura waragiye uratwibagirwa ubwo sinzi n'uko twiba kunda ugukunda kuko ukunda ashobora kuba akunda undi mama nyine ubwo yego biragoye ariko nzamera nk'ugize nyine ubwo bigire gusa ariko ntabwo nzamuhera tu uzahabona gusa kandi ubwo biriho biraza kariya ko kwankurikiye witwa ngo ni Kamahimbe Kamahimbe nako rero biri imiti banakaremo kunyikururaho gasa nkaho kankunda kandi njyewe mbona ntazi ukuntu gateye ese ko numva ugiye gutendeka benshi bose uzabamaze iki ahubwo se mbashoboye ni ihene ahubwo ntabwo mbashoboye ni ukunkunda gusa ko ngewe caho nikomereza nta no kubareba nta no kubasuhuza yewe oya nawe uri kubakunda ahubwo bose urabakunda wabuze uhitamo akibaze mama nzagusura wigira ikibazo wivuga menshi wabaye mwiza hari utuvuta wisiga ariko sha sinkukira amakenga ariko inshuti yanjye yamaze kugenda none usigaye waritukuje ariko se uri na mwiza oya winywa mu mutwe nyine ariko soko numva uri kubyanga se kugira ngo tuganire iyo mwirengagije abantu nkuya kandi nakubwiye yuko byose ngiye kubitunganya ngiye kuzaza iwawe tuganire
arega buriya uriya mugabo yari inshuti yanjye twarakoranaga nta kibazo rero sibyo narize diplome yanjye Yego. ngire kubura akazi nibwa mu biyede ngiye no kubura umukunzi ko Nyine akunda uriya wo kwa mama ubwo Yego. kante nk'ubitekerezaho ukuntu gusa ariko nzareba kuko bazi ukomeje kubakunda wazabura ihitamo. Atari ihene se benda ngo uzorora ujyane ku isoko ugomba guhitamo umwe. Pamela se si yatetse Pamela yatetse ariko ntabwo nzi niba byahiye biteretse ku mashyiga. kanjye kuzana yakureba ko bihiye. nawe ni mama ndagerageza da Yego mwana ugomba kumenya ubwenge arega. twagiranaga ariko none nawe wabonye nawe amaze kugenda utangira unyiceho kabisa ntuzi ko nazaga iwanyu tukaganira ku buryo bwose ni wowe twiciyeho kuko nyine byose wabirutishije akazi urumva se niba wagiye muri bizinesi zawe ukibagirwa abantu ubwo nyine wamaze gukira wiciye ku batundi nkatwe b'abapfaka. ntabwo nakwanga rwose ntabwo nakwanga ubwo nyine ntabwo nakwanga rwose ibyo ngibyo uri kwibwira njye nzaza tuganire ariko sha umva nzaza nta kibazo nzaza Sengani yamaye nkabo turakiza Turakiza cyane bagiye nitwirirwaga ako mama mu mvuru. amaye rero mbere na mbere buretse yewe ahangana cyako mutamungurira akagari gashya Ntugire ikibazo tuzakubwira. cyaka igare rwose nanjye nkazagenda ku igare nk'umuntu ewana guhinga ibindi Wiriwe Dizo. Wey! Uyu niwe tuva mu gisibo. Pamela, Pamela, jya umushyitsi intebe. Dizo turaburanye mwa Uraburanye mwako ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane mani. ako wowe mane naguca mande Ugasa mande gute? aje iwanyu Uyu mwariganye. Twariganye. Eh. Uyu nguyu yigaga ku kigo nigagaho. We na nini muri ibyo. Yarangiza mbere ye. Bana bareka mbashyiremo muganira. eh Ujya guterekaho ndebe icyabaramye. Pamela, umeze ese dize mwamenyanye Bana bravo wamenyana kandi twariganye sawa ku kigo kimwe. ikigo kimwe se buri abantu bose mwamuzana muramenya Umva ntabwo nkabura kumenyana mama. Ahora ngomba karabu yagiye atandukanye niyo mama. ariko bari mwarimu Turaho pe. gusa wazamusize sawa nyine muganire na nini Asivuga no azansuye mani ugasuka. ndasubona muti wawe Ukaganira na nuwe. nzabipanga nta kibazo muganire na niyo ibyayi Nashiza. aho mama None mbona ukuntu uzagufura none nyine Dizo ngire n'uburyo nzi wanyu ushatse cyangwa utanariyo mwe mani nari nagiye wahanye gahunda gusura mani umubebe siko wowe. rwose narakurebye numva ndagukunze nawe byo kuvuga iby'ibiryo nta kibazo reka twariye tuba twavuye mu mahoteli hirya no hino ariko sha usigaye uri na mwiza reka izina mwiza se warisubiye rwose ndi kubona nta kibazo none se umugabo apfuye ubuzima bwawe burangiye nta kibazo ubuzima bugomba gukomeza arega burya kujya mu bintu bimeze nk'umubabaro ukawuhoramo ukwiriye kuwuvamo tugatangira ubuzima seri wawe Yari yanguze ngo atishaka kugira. abana bafite baje Bomora. amukundisha Uri kurugwa nako se kankubaza. abantu turi simba Wize sinya action. Niko mbwiye. Wize sinya abantu sinya to sinya 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 sinya. Ntabwo bebe ma. Nawe pirata ya danje n'umuntu wa Prado tuziranye. ejo bundi girene sibyo ziwanyu cyangwa nyine se nuko maze rero nimukubita amazi sibyo baranyica bati umva noneho kambayeho numva nahita nigendera bro Uri kwimana mva isogenda ariko ba. nishyura cyabize mwana ikiyo cyarahagurutse Sitari guteza ubwo kabiri cyuya. ari Uri kuzira ko ya danje niyo kamubwiye. Bakumane bantu gusura amani bana akabitwama. none se mwaza nyigishimo n'ukuntu mwaza nyigishimo namwe nyine mutuma experience Ntacyo arahita bivuga ahubwo. Uri arira
Unampe Job nabonye urumva. Ufite ariko diplome. the promise. Urizi? Uvuga ngo ni ibintu byaburiye. Amatabe y'amafoto. Kabweza. Wowe. Niba muhagarara cyangwa tugiye Ese barakwemereye se? Cyangwa ugiye kujya muri interview nyine ngo nabyitagiye nabyiki. n'ubuye nawe utukora. Nyine arantu bagiye gukoresha kapuri igiye gukoresha. Tugiye tatuze nk'abakapiteni. Bakutiyendeni. Ibintu bingahe? Irimo angahe se mu? Nkani. Mbangiye gukira abantu. Nkani ukwezi. Ako wemba kutiyenzeni. Giye gutambona. Nyina bitano bya 15 bya buri 15. Oya 25. Sinkati ku kwezi. Ntabwo mari batigite vava nyugo nyugo danda. Tumeze bara wasamye wewe. Ngiye kwa kucyavu mwana. Ni ako mutahano kure pro. Babonye. Ya hano kure naje ndaruha. Ushya agufasha kandi binabaye ngombwa rata uriye. Kwakomeza tukazanira urabyemera? gusa twakibanira nuko umugore wawe Bitekereze bareka shaburiya kandi burandumva utazabyanga. uzabireba Ati igisubizo kizareba. simbizi bizaterwa n'uko nso yumva nyine ntawamenya ntabwo ari ngombwa ko umugabo afite imiti yibuka mu bandi bagabo Se wababera aho ngaho umwana umwe ntabwo naberaho ariko nanone naba nihuse ihangane pe kandi nanjye nzakuba hafi aho umugabo wawe atari nzahaba ubwo nyine mbese ikibazo uzajya ugira ujya unga nubwo nkomeza kugenda Naje ndaruha nje wanyu mwana. Ndaza fata nk'umunsi wose. Nabwo tugiye kwa Yesu. Nera mu gitondo ngiye Ngira ukagira ngo urasara magende isaha imwe. Yagiye ndaje mbona ufite urukono nyine ntari mazi neza ndi kuragisha none n'imisi mu buri gukora iki Nibitse ko ndaho mwana mfite mu biyede. ingwe Koze mufite akibaza manzi diplome yanyu. Nibwo mu biyede bya amari diplome zo tumutajya mu biyede nabo byiza urayikora nabwo ngo natumite bubyiza ndaruha yagisanze Nuse ubona ntikimwa iranzu turamwishyura kandi ahora dutera amahoni ibyo kugira uti bro kankubwira nyine zo ko nyine akana ngiye kuyimuka ngo ngiye kuyimuka hano man shaka yimuke bro. hano ni habi ngiye kuyimuka kandi duro nurariye waba nteye system Mugani bigiye kunzi wanyu. Asanga arimo kwishyuza umujya mubyama. ntabwo dusinzira ukwezi gupfa kuzura ngo ba abakomaze ku rugi saifa kujyamo gusa umwana najye nzabishobora mwe. ugiye kodesha Nzabona umugore uzayishaka hirya no hino njya mu bakozi ngirane ariko nawe na telefone ziba zihaye ugomba kumpamagara ngo nagize ikibazo nzabigerageza nzakubwira sha waba ungiriye neza ibyo mubwira ibyakire pe aha simbizi wa muntu we ntabwo biba byoroshye gupfisha umugabo umva wagira undi uba wumva atari ibintu byawe iyo umuntu arihangana si ko ari twe tuyibayeho shaki uzajya ugihangana ibyo kibazo cy'ubibazo ubwo nyine dukwiriye no kujya no kubyibuka niba umva igisubizo yego nzakubwira uzansubize rwose ariko cyangwa umunsi wansubije hano nzanywera muri hoteli wabera muri yese umva ni inyenyeri ariko twanajyana kugira ngo najyayo njyenyine ugira tuzareba nasa gutagisha wani kankubwira bariya ni wanyu. kankubwira ngeze nkanubwira ko afite inzu n'ikibanza Njyewe ubundi ikintu kingora sibyo ni ugutereta nyine. Gutereta urumva nibyo bintu ubundi ngiye bingora. Mbonye umuntu twateretana broka no bizukuri nitaye ngo na amafaranga mfite nitaye ngo nkora ikiyede mu mago tumuza ahubwo man wararakaye ahubwo njye mubwira gusa ubundi nyine nagiye mu kiyede hari nyine kwa bagakuba twakoze amezi nk'abiri yose turi mu kiyede bro ese ngenda ararugwe amezi abiri bugende ibi bizarangaye yari cyatanu
Ikiyede cy'atanu badukwiye bawifurije Nimba nyine. amandagazi urumva ndangije nakugiriye mu isoko ngura inkwavu izo eshatu ariko ntizimeze ndaza nubaka hano nyine akabuki banywa ukuntu nyine zimeze agasira Wubatse akabuki, wubatse uri umwanzi w'inkwavu action nadi twaganiriye numva biranejeje action nadi ndumva rwose tuganira ibintu byiza kandi tugeze ku mushinga mwiza kuko tugiye kubana neza action nadi twaganiye pe umpaye ikiganiro tuganiyeho nta kibazo ndumva ngiye nishimye neza ubu rero tugiye gusezeranaho ariko usigarane amahoro ariko rero bya bintu bimwe bitekerezaho ko byo twaganiye mbere nta kibazo nzabitekereza uzareba merekeza nawe reka mpahe nze murenzi rebe ariko rwose ugenda ubitekereza hareka simbizi nimba bizakunda ariko noneho oyari mbonye umushinga kandi umushinga wabahungura wagurisha agahene kamwe nkabona ko nabona yo kumwe uyu munsi ariko se ndabakizwa n'icyo oyari ndi umugabi wanjye uretse gatoya were ndagurisha imwe uyu nibajije naraye ntekereza imitungo yanjye rwose hani maze iminsi nayigendagendamo ase wabaza wa muhungu wanjye nkumva aho ibigeze kabisa ariko se buriya rero hari igihe ntekereza ko hari igihe nanjye nzabigiramo uburangare umva sha umva koro ariko uri mu biki kuzibi nikira uri kurya uri gusenga usenga se we ntagera hakava mu byo asenga akahita mu muntu kabisa kubera papa ntatebeje icyo mukunda uba wigize sitandi kubera ko turi abakire abantu bakubone ko wakize ariko se ndakira nawe ugakira kabisa ariko papa uko umubyeyi agiye n'umwana aramukurikiye cyakora hamwe icyo nakwemereye ni icyo ngicyo kabisa ese papa wari umeze neza ariko ndaho kabisa ubu maze iminsi ndi gutembera ariko ntabwo imitungo nigeze nyigeramo ngo ndebe ukuntu yifashe ni wowe nasize ugenda reba mbese utekinga mbese hirya no hino nyine papa zirimo urabona za nzu zacu ziri mu kajagari zirutsemo n'ubu usanga ariho mvuye amaguru ntaya usibye ko nabanje ndimo mu gikoni njya kureba mu kubaza uko yahishije nyine munsi ni hahandi ndayigurisha kuko mbonye mu nsina nta kintu kirimo na kimwe ntabwo byazashoboka abo ahubwo se papa kubona n'ubundi imyaka ibaye myinshi mama nawe wagize gutyo ukazana undi mugore byo kwitondera ngo ariko wari ugize igitekerezo cyiza buriya icyo cyari cyo ariko sha nanone abagore b'ubu rero ni imiguruko hari igihe ugenda ukazana abagore kuri telekomande badashoboka arega biriya ni iby'abazungu tugomba kuganira ibyacu bya kinyarwanda ushyiremo volume nkeya kugira ngo tugumye tuganire twumvikane aho za visiyo zacu zigeze buriya rero uzakomeza kubaho wenyine buriya reka nkubwire nzabitekerezaho nanjye nigeze kubitekereza ariko nza gutekereza nsanga abagore b'ubu ni abantu badashoboka tukandaza kureba ukuntu nanjye nashaka umugore ntabwo nakomeza kubaho gutya nzabigufashamo nzaguha kimwe cya gatatu cy'umutungo wanjye yewe uzaba ugize neza ndazana umugore umva ndaza papa urabyemerewe uzakora icyo ushaka aha ni iwawe maze gukura rero wajya kuvuga ngo ndacyari umwana ngo hatazapfa gufatira nawe umwana none ubu ndakuze ntugire ikibazo rwose uzaza n'umugore azagufate neza nawe nzakuzana umukobwa mwiza nzamwishakira ibyo bintu byari
muragenda mukozana bya bindi birindwi imisatsi inyuma bigize iriya Mbese papa ushaka kugira ngo uzaze no mu cyaro cyo kwa bakaka abarandi bo bazi guteka ikijumba bakakiryosha icyumbati sha kigeretse ku kibona ntabwo kizi kuri konti nzasanga hari amafaranga papa umutungo byo bigenda byiyongera ntabwo byo bisubira hasi nshaka kugura indi modoka uriya ariko nzakubwira sawa karikoze mu gikari ndaje ngenda sawa atera tuye ku mande nari nanaye zanambe ndirebera iby'abanyabazungu rwose nigara je mburi hene yanjye hene yawe wayibuze mwana mama kamubwiza ukuri yewe nibura ntabwo mujyamo mwese ko mufite induru hano mu rugo rwanjye meze muze umva induru muze rero umwana wose numva induru twabuze ihene ihene kandi uvuye mu kabari uvuye mu kabari wawe Ihene. nta mafaranga ufite ihene papa nawe uzanagiye ihene papa rero nibura ihene umva muze ihene ndamwuza mu gatatu ariko byo kuza